hari igihe kibaho kumva nta mbaraga ufite, ukumva hari ibyo utabasha, hari ibyo utashobora, ariko iyo Imana ikujeho cyangwa iyo Uwiteka aje kugutuma cyangwa iyo agutoranyije akugira umunyembaraga. Impamvu turimo tuneshwa, impamvu turimo dutsindwa urugamba nuko turimo tururwana mu mazina yacu, tukarurwana mu matitire yacu, tukarurwana mu gukomera kwacu, tukarurwana bijyanye n'amafaranga dufite, tukarurwana bitewe n'amatitire dufite. Ndagira ngo uyu munsi ureke urugamba rubu rw'Imana. Imana nikurwanirira uzanesha, kuko ntabwo Imana igeneshwa. Niba Imana igutoranyije mu bintu bya mbere Imana iguhaye ndetse ikwemereye, ndetse Umwuka Wera aganiriye natwe muri iri jambo, nuko aduhaye ubutware bwo guhagarika no gutegeka no gusenya no kugiraho ububasha imbaraga za karande, imbaraga z'ibigirwamana. Yesu ashimwe. Ni mugeni mugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ngarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ndetse ndizera nashidikanya ko umurimo w'Imana ndetse n'ijambo ry'Imana ari kugenda rigera kuri benshi n'ubutumwa bwiza. Kandi mboneye gushimira benshi banyereka ko banshyigikiye, bari kunsengera kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi. Nje rero uyu munsi nanone kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi ndizera neza nashidikanya ko hari benshi riri kugenda rigirira umumaro. Tugiye gutangira dusenga Imana kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye, ndetse numva naganira n'abankurikiye, inshuti zanjye, abavandimwe banjye n'itorero ry'Imana muri rusange. Reka dutangire dushima Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe muri ubu butumwa bwiza. Data wa twese mwiza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye na bene data, nanjye urandinda, kandi uko bwije n'uko bukeye tugenda tubona ineza yawe. Umunsi ku wundi twagiye tubona uturengera kandi ukaturwanirira. Turiho kubw'urukundo rwawe, turiho no kubw'imbabazi zawe. Dusengeye aka kanya keza ngiye kuganira ijambo ry'Imana n'ubwoko bwawe, kugira ngo ubane nanjye kandi nabo ubane nabo. Iri jambo Mwami tugiye kuganira rize kugira aho ridukura mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Tugire icyumba tuza kwimukamo mu isi y'umwuka ndetse no mu isi y'umubiri. Tugire n'ahandi hantu tuza kugera. Ndasenze rero ndaritse Umwuka Wera w'Imana kugira ngo aze kuza kubana nanjye muri ubu butumwa bwiza, muri iri jambo. Umwuka Wera w'Imana aze kunkoresha kandi ankoresha iby'ubutwari, kandi n'abankurikiye ijambo ryawe uza kubasha kuryizereramo aze kubona igitangaza cy'Imana, abone n'imirimo y'Imana. Bigusabye mbyizeye ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi nateguye riboneka mu gitabo cy'Abacamanza. Turaza gusoma ibice 7. Duhere ku murongo waho wa 2. Abacamanza ibice 7, duhere ku murongo wa 2. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu muri kumwe baracyakabije kuba benshi. Cyo gituma nemera gutanga Abamidiyani mu maboko yanyu, kugira ngo Abisirayeli batanyirariraho bati, amaboko yacu niyadukijije. None genda ujye imbere y'ingabo urangurure uti, utinya wese muri mwe agahinda umushyitsi nave ku musozi Galiyadi atahe. Nuko abantu inzovu 2 n'ibihumbi 2 barataha, hasigara inzovu imwe. Uwiteka ahera ko abwira Gideyoni ati, abantu baracyakabije kuba benshi, manukana nabo bajyane ku kagezi bakugeragerezeyo. Nuko undi bukubwire ko ari we mujyana aba ari we mujyana, kandi undi bukubwire nimujyane ntagende. Reka n'ubundi dusome icyo gitabo cy'Abacamanza, dusome ibice 6
duhere ku murongo wa 15 ibice bitandatu umurongo wa 15 haravuze ngo Gideyoni aramusubiza ati ariko Uwiteka Abisirayeli nabakirisha iki iwacu ko ndi muboroheje mu muryango wa Manasi nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Reka twongere dusimbuke dusome 28. Bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare basanga igicaniro cya Bali gisandaye na Sheri yari hafi yacyo yaguye n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Barabazanya bati ninde wakoze ibi? Barabaririza bamenya ko ari Gideyoni mwene Yowasi wabikoze. Nuko abo muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati sohokana umuhungu wawe apfe kuko yasandaje igicaniro cya Bali agatema Asheri yari hafi yacyo. Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati murashaka iki? Murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka kumukiza? Ati ushaka kumuburanira bamwice hakiri kare, niba ari Imana niyiburanire kuko basandaje igicaniro cyayo. Nicyo cyatumye uwo munsi Yowasi yita Gideyoni Yerubabali avuga ati Bali ni murege kuko yasandaje igicaniro cyayo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri aya magambo y'Imana ndetse Imana yashyize ku mutima wanjye. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gutoranywa ndetse no gutumwa n'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye ritubwiye umuhungu witwaga Gideyoni ngo Uwiteka yamusanze ari munsi y'igiti ndetse ngo yumvaga nta cyizere afite, ntago muba Imana yari buzakoreshe kujya gukiza Abisirayeli mu maboko y'Abamediyani, ntago yabyumvaga. Ariko ngo igihe kimwe Imana imubonye ishima ko Gideyoni mu gihe cye ari we Imana yakoresha kugira ngo ajye gukiza Abisirayeli amaboko y'Abamediyani. Hanyuma Gideyoni yumvagamo umunyantege nkeya, yumvaga atabibasha, yumvaga atabishobora, yumvaga nta bushobozi buri muri we, yumvaga nta cyizere yifitiye. Ariko ngo Uwiteka avugana nawe aramubwira ngo nagende uko imbaraga ze zingana azamurwanirira, ndetse avugana nawe ijambo rikomeye aravuga ngo wa munyembaraga we. Hari igihe kibaho kumva nta mbaraga ufite, ukumva hari ibyo utabasha, hari ibyo utashobora, ariko iyo Imana ikujeho cyangwa iyo Uwiteka aje kugutuma cyangwa iyo agutoranyije akugira umunyembaraga. Gideyoni Imana imuhagurutsa yamuhagurukije igihe Abisirayeli bari bararetse Imana ndetse bagomera Imana, bimika ibigirwamana, ndetse Imana yari yaravuye muri bo, cyane ko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo kwase no mu bandi bari kumwe mu Bisirayeli bari barimitse Bayali, bari bafite Asheri. Hanyuma Imana imutumye imuhagurukije, ikintu cya mbere yabanje gukora yarabanje asenya ibigirwamana by'iwabo mu muryango, asenya byo mu Bisirayeli, asenya karande kuko ubwo butware yari abuhawe. Ndagira ngo nkubwire wowe nkurikiye, iyo Imana igutoranyije ndetse igagambirira kugutuma, iguha n'ububasha bwo gusenya karande no gukuraho ibigirwamana, byaba ibyo mu muryango, byaba ibyahuri, ubwo butware ubuhawe. Hanyuma ngo Gideyoni kuko Imana yari imutoranyije inashyira ishyaka muri we ryo kugira ngo arwanirire Abisirayeli, kandi ishyira ishyaka muri we ryo kurwanirira umurimo w'Imana. Hanyuma ngo Gideyoni atoranya abantu bakeya bo kugira ngo bajye gusenya Bayali, basenye ibigirwamana. Ni nako Imana ihamagara Aburahamu, yaramubwiye ngo nahaguruke ave muri Uri y'Abakarudaya, imubwira igihugu imujyanyemo. Nuko Imana ashakaga kuzabana na Aburahamu ndetse no kuzamukoresha. Iyo Imana igutoranyije ndetse Imana igutumye, hari ubutware, hari n'ubushobozi Imana iguha
bwo gusenya imbaraga z'umwijima no gusenya imbaraga za karande. Tugeze mu minsi igoye aho abantu bahawe ubutware bakanatoranywa ndetse bakanatumwa, ariko bakaba bagifitweho ububasha n'imbaraga za karande n'imbaraga za bayari, bakaba bakiri muri ibyo bintu kandi barahawe ubutware n'Imana ndetse ikabagira icyizere ikabatuma. Hanyuma ngo Abisirayeli baraza babwira ise Yowasi, baramubwira ngo twaperereje tumenya amakuru neza ko umuhungu wawe ari we waba wasenye Bali, waba wasenye ibigirwamana byacu. Ngo niba iyo ari Imana, niba koko ifite ubutware, niba koko ifite ubushobozi, kukitiburanira, kukitivugira. Amen. Turashima Imana, abantu bizeye Imana ndetse abantu babanye n'Imana, abantu bafite Imana nk'umutabazi wabo. Dushima Imana ko ijya iduha imbaraga zo kugendera hejuru y'izindi mbaraga z'umwijima. Turashima Imana ko ijya iduha imbaraga zo kubasha gutsinda karande. Turashima Imana ko ijya iduha imbaraga zo kubangamira ibigirwamana. Hanyuma ngo akimara gusenya ibigirwamana by'iwabo, akimara gusiga senya, dufite abantu bahawe umurimo w'Imana ndetse Imana iraduhamagara, iradutoranya, ariko ntitwasiga dusenya ibigirwamana by'iwacu. Tugira ibintu duhagurukana, tugira ibintu tujyana, ariko ngo Didiyoni yakoze ikintu gikomeye. Haba ngo niba Uwiteka agiye kujyana nanjye muri uru rugamba rwo kurengera Abisirayeli, ndabanza nsenye ibigirwamana by'iwacu. Ndagira ngo uyu munsi ubanze ugire ibigirwamana usenya, ubanze ugire imbaraga usenya, ubanze ugire ibyo wakububasha byakugizeho ububasha kugira ngo Imana ibone kugutuma. Hanyuma ngo Didiyoni Imana imaze kumuvugaho ndetse imubwiye ko izamukoresha. Ijambo ry'Imana dusomye nihuse mu bice 7 ngo yabwiye Abisirayeli ngo Uwiteka avugana nawe, aramubwira ngo nagenda ahagarare ku gasozi Galiyadi. Hanyuma ngo abwire mu Bisirayeli ngo ufite ubwoba agahinda umushyitsi nave ku musozi Galiyadi narangiza atahe. Ngo umubare w'abataha uba mwinshi ariko n'uw'abasigara uba mwinshi. Ngo Uwiteka arebye aravuga ngo Abisirayeli ndabazi. Abisirayeli bagendanye n'Imana urugendo rukomeye, ejo Imana ikabagirira neza bakongera bakayibagirwa. Hanyuma Imana ibwira Didiyoni iravuga ngo ejo bazirata amaboko yabo, ejo bazavuga ko aribo babikoze, ejo bazavuga imirimo yabo ku giti cyabo, ntabwo bazampamya. Tugeze mu minsi igoye aho umuntu avuga ibitangaza yakoze, akavuga ibyo yahanuye, akavuga ibyo yakoze, akavuga imirimo yakoze, ukumva niwe wabikoze, ariko ukibaza Yesu yarakoze ryari. N'Abisirayeli rero nicyo gihe bajyaga bageramo bakibagirwa Imana, bakayigomera, bakimika ibigirwamana. Hanyuma ngo arangije aravuga ngo ufite ubwoba wese nataye. Ngo abantu babona baracyakabije kuba benshi. Ngo Uwiteka aravuga ngo mbamanure ku kagezi ngo mbakugeragereze. Ngo mu 3,000 Didiyoni yari ajyanye ku rugamba, Imana yamurobanuriyemo 300 bonyine bo kujyana ku rugamba. Ngo kandi urwo rugamba narwo Imana imubwira uburyo agomba kururwana. Dufite abantu muri iyi minsi tuba dufite intambara, dufite urugamba, dufite ibigeragezo turimo tunyuramo, ariko tukumva ko buri rugamba rwose tugomba kururwana nk'uko tuzi urugamba rwose rurwana. Ariko hari igihe dusenga, niwe mumaro wo gusenga, niwe mumaro kuyoboza Imana, niwe mumaro kuba mu bihe byo gusenga. Tuba tugira ngo tuyoboze Imana inzira kugira ngo tubashe kumenya uburyo urugamba rwacu tururwana. Ngo Didiyoni araye ari butera Abamediyani, nawe muri we nubwo yaragiye ariko yarataragira icyizere cyuko Imana izamubana nawe, cyuko Imana izamukirisha. Ngo iramubwira ngo namanuke mu kibaya. Ngo ageze yasanga Abamediyani, umwe arimo ararotorera umugenzi w'inzozi. Haramubwira ngo nagiye kubara mbona irobe rya sayiri ritembagara mu rugerero rw'Abamediyani, rw'Abisirayeli. Ngo Uwiteka Imana aramubwira ngo uwo nta wundi, Imana itugabije amaboko ya Didiyoni, Imana itugabije Abisirayeli, Imana itugabije Didiyoni mwene Yowasi. Imana ari imaze gutanga Abamediyani. Ngo Didiyoni aravuga ngo urugamba tugiye kurwana si urw'amasasu,
rugamba tugiye kurwana si urw'indege, rugamba tugiye kurwana ntabwo biri budusaba imbunda, ahubwo ngo urugamba tugiye kurwana ngo mufate ibibindi n'amakondera, hanyuma Imana avuze ko izabana natwe, nirwo rugamba turi burwane. Hari benshi bigeze babona Abisirayeli barwana, bari barabonye ba Yoshua, bari barabonye bakare buryo barwana urugamba, bumva bisa nkaho ari bishyashya bitewe n'uburyo abamediyani bari babamereye nabi muri iyo minsi, ariko Uwiteka aravuga ngo niko nagennye ku rugamba mu rurwana, ngo arangije Gideoni abajya imbere abo umugaba mukuru kuri urwo rugamba, ngo Abisirayeli banesha intambara. Reka mbabwire, iyo ubanjije Imana imbere, Imana irakurengera. Mugabo witwa Dawidi yigeze ahagarara imbere y'Umufilisitiya witwa Goliyati, haramubwira ngo nteranye inkota n'uducumu, ariko ngiye kugutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli wasuzuguye. Impamvu turimo tuneshwa, impamvu turimo dutsindwa urugamba, nuko turimo tururwana mu mazina yacu, tukarurwana mu matitire yacu, tukarurwana mu gukomera kwacu, tukarurwana bijyanye n'amafaranga dufite, tukarurwana bitewe n'amatitire dufite. Ndagira ngo uyu munsi ureke urugamba rubu rw'Imana. Imana nikurwanirira uzanesha, kuko ntabwo Imana igeneshwa. Reka urugamba rube rw'Imana, reka Imana ibe ari ikuyobora mu masengesho uri gusenga. Mu gihe uri gusenga, bwira Imana ngo uru rugamba narurwana gute. Ndagira ngo nkubwire ngo uko urugamba rwa mbere warurwanye 2023 ntabwo ari kuri bururwane 2024, ahubwo yoboza Imana inzira, gisha Imana inama, baza Imana ngo uru rugamba nubwo abamediyani bahari, nubwo intambara zihari, nubwo ibigeragezo bihari, nubwo ibimpagurukiye bihari, nubwo ibirimo bimpiga bihari, uru rugamba narurwana gute. Data nabana nawe, Uwiteka Imana najyana nawe ku rugamba, uzarwana kandi uzatabarukana intsinzi. Bisiraheli ntabwo bigeze bagorwa n'abanzi babo kubanesha, kuko Uwiteka igihe cyose yahagurukanaga nabo. Nagira ngo nkubaze ngo urugamba uri mu rwana wahagurukanye n'Uwiteka cyangwa ubwawe warijyanye? Niba ari we wijyanye uzaneshwa, ariko nujyana n'Uwiteka ku rugamba, kuko ngo ngewe ubwanjye nzabana nawe, nta kizatuma udatahana intsinzi ku rugamba urimo. Ngo Abisiraheli batahanye intsinzi, ngo abamediyani Imana atejemo ngo ubwabo basubiranamo bicishanya inkota, ngo bicishanya inkota, ngo Gideoni atahana intsinzi mu Bisirayeli. Abisirayeli bongera kubona agahenge, Abisirayeli bongera kubona amahoro, Abisirayeli bongera kubona ihumure, Abisirayeli babona ubutabazi buvuye mu ijuru. Ariko dusubiye inyuma gato, Imana yari yavuze ngo aba ndabazi, ejo bazirata amaboko yabo. Ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye ngo tugeze mu minsi igoye, aho umuntu ajya gushima Imana akabanza akavuga ngo ndashima runaka. Ariko nagira ngo mvuge ngo icyubahiro cy'Imana cyakabaye kuba aricyo kiza imbere, icy'abantu kikaza nyuma. Umuntu agashima Imana akavuga ngo ndabanza gushima umuhanuzi runaka, ndabanza gushima runaka. Ariko ndagira ngo uyu munsi Imana isubirane icyubahiro cyayo. Niba hari icyo Imana yakoze, niba hari amashimwe Imana yaremye, niba hari ibyo Imana yakoze, Imana nishimwe. Reka Imana yongere kuvugwa, reka Imana yongere guhabwa icyubahiro. Uko mu bintu byatumye Abisirayeli batagenda ari benshi, nuko bajyaga birata amaboko yabo, bakavuga ngo nitwe tubikoze, n'Abisirayeli babikoze, ngo ejo batazirata amaboko yabo. Wowe nkurikiye ntabwo nzi urugamba uri mu Rwanda, ariko icyo nzi cyo nuko Imana irebera hose icyarimwe izi urugamba uri kurwana. Icyambere nubanza usenye ibigirwamana, ubanza usenye karande, ubanza usenye ibiguhiga, ubanza usenye Bayali, usenyere ibigirwamana. Iyo tuvuze ibigirwamana, abantu benshi bashobora kutumva ibyo ari byo. Hari akazi ugira kakubera ikigirwamana, hari igihe ugira famiye kakubera ikigirwamana, hari titire yakubera ikigirwamana, hari ubuzima umuntu abamo bukamubera ibigirwamana, hari inshuti ugira ikakubera ikigirwamana. Ibigirwamana ni byinshi mu buzima mu buzima tubamo bwa buri munsi. Ariko ndagira ngo uyu munsi Imana yawe ize kukubera Imana, kandi nuza kugira Imana iya mbere mu rugamba uri mu Rwanda, ntabwo biza
kukurushya, ntabwo biza kukunanira, kuko urugamba turwana ntabwo ari urw'umubiri, turwana urugamba rw'umwuka. Iyo twabanje umwuka wera, Imana Data Yesu Kristo ajya tuneshereza intambara turimo turwana. Ndagira ngo nkubwire ngo niwizera Imana kandi wamara kuyizera, iraza kukurwanirira kandi iraza kugushoboza ibyo abandi batinye. Gideyoni yasenye ibigirwamana by'iwabo, asenya karande zo mu muryango, abohoza Abisiraheli mbere na mbere mu bigirwamana. Kabiri, amaze kubabohoza mu bigirwamana, ababohoza no mu banzi babo b'Abamediyani bari babamereye nabi. Nawe nuza kwizera Imana kandi warangiza ukayikomezaho, niba yaragutumye ikanagutoranya, iraza kuguhereza ububasha n'ubushobozi bwo kubohora umuryango wawe, iraguha ubushobozi bwo kubohora ibyawe, iraguha ubushobozi bwo kubohora akazi kawe, iraguha ubushobozi bwo kubohora abo muvindimwe, iraguha ubushobozi bwo kubohora urugo rwawe. Kuko iyo Imana igutumye ikagutoranya, iguha ububasha bwo guhangara ibyo abandi batinye. Gideyoni akimara kuvugana n'Imana, Imana ikimara kumutoranya, yahawe ubutware bwo kugira ngo ajye gusenya za Bayali na za Shera zari mu muryango w'iwabo. Ahabwa ubwo butware, ahabwa ubwo bushobozi. Iyo twizeye kandi iyo twakoreye, iyo dutoranyije, iduha ubutware bwo gusenya karande. Tugeze mu minsi igoye aho abantu barimo basenga ariko bakiboshywe na karande. Umuntu agatoranywa, agatumwa, akavugira Imana ariko agifite karande. Ndagira ngo nkwibutse ngo wongere usubire inyuma, umenye ko muri wowe harimo imbaraga zo gusenya ibijya bikugora. Menye ko muri wowe harimo imbaraga zo gusenya ibituma udasinzira. Muri wowe harimo imbaraga zo gusenya ibituma udatera imbere nk'abandi. Muri wowe harimo ubutware bwo gusenya ibituma udashaka. Muri wowe harimo ubutware bwo gusenya ibituma udakora ubukwe nk'abandi. Muri wowe harimo ubutware bwo gusenya ibituma utacuruza nk'abandi. Dufite ubutware, Yesu yadusigiye ubutware kandi adusigira n'umwuka wera. Aravuga ngo uwo mwuka wera azabana natwe. Nje kukubwira ijambo ryo kuvuga ngo iga gutegeka kandi wige gusenga ndetse unisengera. Umenye ngo muri we harimo ubutware. Iyo Uwiteka aguhamagaye akagutoranya, akagukura mu muryango, nushaka bari wabonye agakiza wenyine muri uwo muryango, ufite ubutware bwo kubabohoza bose bakabona Imana, bakabona imirimo y'Imana. Tugiye gusenga, tugiye gusengana n'umuntu wumva ko hari imbaraga zidashobora kumuvaho, wumva ko imbaraga za karande zimufiteho ubutware, wumva ko ibigirwamana by'iwabo, wumva ko abagiterekera, abakiroga, abakiri muri Uriya Abakarudaya bazamugiraho uruhare. Nje kukwibutsa ko muri twebwe iyo twatoranijwe, duhabwa ubutware bwo gusenya ibigirwamana byabo, cyane ko bitavuga ntibyumve. Kuko niko Yowasi yasubije abaje kumubwira ngo umuhungu we yishe Ashera, yishe Bayali. Avuga ngo niba ari Imana kuki itivugira? Turashima Imana yacu ko ari Imana ibasha gukora, kandi ari Imana yacu ibasha kumva, ni Imana yacu ibasha gukora cyane. Ndagira ngo mbwire wowe ubaswe na karande, bantu babaswe ngo n'imivumo, bantu babaswe na za karande bavukiyemo, utagizemo uruhare, utazi uko byaje, utazi uko byakozwe. Ariko niba Imana igutoranyije mu bintu bya mbere Imana iguhaye ndetse ikwemereye, ndetse umwuka wera aganiriye natwe muri iri jambo, nuko aduhaye ubutware bwo guhagarika no gutegeka no gusenya no kugiraho ububasha imbaraga za karande, imbaraga z'ibigirwamana. Ubundi butwara duha ni ubutware bwo kubohoza abacu mu maboko y'ababisha babo, ni ubutware bwo kwibohoza ubwacu mu maboko y'ababisha bacu, ni ubutware bwo kugira ngo tugire icyo dutegeka ku buzima bwacu kandi bikunde. Icya kabiri, Imana ijyana natwe ku rugamba. Urugamba barwanye rwari ibyari ibibindi n'amakondera,
barwana imbere y'abafite amasasu, barwana imbere y'abafite za burende, barwana imbere y'abafite ibikoresho bihambaye, ariko Yesu wari uhambaye mu Bisirayeli niwe wabashije kubaneshereza urugamba. Tugiye gusenga Imana. Wowe unkurikiye ubaswe n'imyuka mibi, wumva ko bitakuvaho, urimo urasenga ngo ariko haracyariho imbaraga za karande, Imana ikavugana nawe, ariko kumva haracyariho za mbaraga za karande utazi uburyo zaje, utazi n'uburyo zakugezeho, ukajya mu kazi ukarara ukavuyemo kubera izo mbaraga. Ndagira ngo dusengane, kandi tukimara no gusenga muri we wizere ko harimo ubutwari. Uyu munsi uvuge ngo ubwo Uwiteka yantoranyije ubundi yarangiza akantuma, ntago abadayimoni bakimfiteho ububasha, ntibakimfiteho n'ubushobozi, ahubwo ni njyewe ufite ibyo byose ubushobozi, kuko iri muri njyewe ishoboye kubirenza. Tugiye gusenga Imana. Data wa twese mwiza, Imana ishoboye kandi Imana y'inyembaraga, dusengeye ubwoko bwawe bukurikiranye rino jambo. Tugeze mu minsi igoye kandi iminsi igoye umugenzi, aho benshi imbaraga za karande, imbaraga z'ibyo bigirwamana benshi bijya bibagiraho ububasha, ndetse benshi bigatuma batinda ndetse bakerererwa muri urugendo. Ariko tumenye ko muri twe washyizemo imbaraga, ushyiramo umuti, ushyiramo ubushobozi bwo kugira ngo dusenyere ibigirwamana, kugira ngo dusenye za Bayali, dusenye za Shera, dusenyere ibyo baterekereye, dusenyere ibyo baraguje, dusenye karande zituma tutagubwa neza, dusenye karande zituma tudakizwa neza, dusenye ibyatugizeho ububasha. Nyemerera umuntu wumvise iri jambo ndetse akaryizera yakire kubohoka, yakira imirimo y'Imana, yakira igitangaza, yakira ubundi buzima bushya, yakira andi maboko y'Imana, yakire kuzura umwuka wera, yakire kuba hejuru y'imbaraga zajyaga zimutwaza igitugu. Kandi nk'uko wajyanye na Didiyoni ukamubwira ngo nagende uko imbaraga ze zingana, niko nsengeye umuntu wese unkurikiye. Mwami, nagenda uko imbaraga ze zingana, nagenda nk'uko imbaraga ze zingana, wowe ubwawe uzamurwanirira, kandi amaboko yawe ni maremare, nta n'urugamba wigeze utsindwa, uzamurwanirira. Gomeza kubana n'ubwoko bwawe, nanjye ugomeze kubana nanjye. Ijambo ry'Imana rirusheho gushora imizi muri twe, ryongere kutwongeramo izindi mbaraga, ko muri twe harimo izindi mbaraga n'ubushobozi bwo kubasha guhangara imbaraga z'imyuka mibi. Urakoze kubikoze, kandi ukaba ugiye kubana natwe, abantu bakaba bakiri ubuzima bushya, abantu bakaba bakira izindi mbaraga, abantu bakaba bakira andi mahirwe, abantu bakaba bakiriye ko bizemera. Mu izina rya Yesu nubihimbarizwe kandi ubishimirwe, tubigusabye twizeye ni mu izina rya Yesu, amen. Bankurikiye mwese kuri iyi channel yanjye ya Mugeni TV hariho nimero zanjye, uwaba ushaka gusengerwa by'umwihariko yampamagara kuri iyo nimero, tukavugana tukamusengera Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha.